mwongeye kwirirwa neza, katwongere dufate umwanya wo kongera kureba isomo rya gitari. Ubwashize ku munsi wa mbere twarebye inota rya do ndetse n'indirimbo zigendanye nayo. Undi munsi wakurikiyeho twarebye inota rya sol, tureba ko ari do, re, sol. None ubu tugiye kureba inota rya re. Iri nota rya re naryo rigira indirimbo nziza cyane z'inyarwanda, turarebamo nk'indirimbo nk'ebyiri. Wenda indirimbo ya mbere hari indirimbo ivuga ngo umva ndi zirikana yuko isi yacu yameze amenyo, ibyo tubona si byo bya kera biraturyamana twarumiwe. Zirikana gusa iryo banga ry'umukunzi, wihangana ubabazwe no kumutegereza. Inama twabashaka kuko mutima w'intambwe umaze gutera nibwo butwari. Hariho benshi bagenzwa no gusenya, bafite ubumara mu bw'inzoka z'inkazi, bakiyoberanya bigira abatagatifu. Urajya ushishoza isi irashaje. Zirikana gusa iryo banga ry'umukunzi, wihangana ubabazwe no kumutegereza. Inama twabashaka kugura umutima, intambwe umaze gutera nibwo butwari. Indirimbo ziba muri re nazo ni nyinshi cyane. Nawe niyo wafata gitari yawe ugafata re, mi, la, ugasubira muri re. Reka turebe n'indi ndirimbo yitwa umutesi, tuyicurangire muri re. No muri do wayicurangamo, ako katuyifatire muri re. Umutesi wanjye seko nziza, maso y'inyana, mwana wampogoje, umutesi wanjye seko nziza, maso y'inyana, mwana wampogoje. Iyo turi kumwe ibineza neza bisaba umutima,
wumva ntifuza ko twatandukana. Kuki se disi iyo maze kabiri ntakureba?